Muraho neza, kanizere yuko mumeze neza, nanone n'umugisha nyawe nk'ibisanzwe murabizi ko ndimo kubagezaho ibiganiro by'abantu badasanzwe cyangwa se abantu bigeze bagera ku bintu bidasanzwe mu buryo bwa documentary. So rero nanone ngarukanye n'indi nkuru nshyashya, ukwiye kubana nanjye muri ino video kugira ngo nayo ize kuba yakuryohera nk'izindi zose. Iyi nkuru ni ivuga ku mugabo witwaga Nelson Mandela, umugabo wahinduye igihugu kandi ubona ko yari umuntu udashoboye mu buryo budasanzwe. Urumva ko ibintu yagezeho ni ibintu bidasanzwe. So rero ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dutangirane ino video hanyuma dukomeze. Uwo mugabo yamaze imyaka 27 muri gereza, bamwambuye uburenganzira bwe bwose, ariko ageze avayo ntiyigeze ashaka kwihorera, ahubwo yahisemo kubabarira igihugu cyose kubera ko bari baramuhemukiye. Nelson Lohila Mandela yavukiye mu cyaro cyitwa Mvezo mu gihugu cya Afurika y'Epfo ku itariki 18 Nyakanga mu 1918. Yavukiye mu muryango w'abami b'akarere ka Dembo. Izina Loliha risobanura ushobora guteza ibibazo, kandi koko ubuzima bwe bwaje kugaragaza ko yari agenewe guhindura amateka. Ubuzima bwe bwaje kugaragaza ko yari akenewe guhindura amateka. Akiri umwana, Mandela yakundaga kumva inkuru z'intwari zaharaniraga uburenganzira bw'abantu babo. Izo nkuru nizo zatumye atangira gutekereza ku butabera n'ubwisanzure. Mandela yize amashuri makuru, aba umwe mu banyafurika bake cyane bize amategeko muri icyo gihe. Ariko aho kwishakira ubuzima bwe wenyine, yahisemo kurwanira abirabura bafatwaga nk'abafatarwa nk'abatarebwa n'amategeko. Yinjiye mu ishyaka ryaharaniraga ko abirabura bafatwaga nk'abantu buzuye. Icyo gihe igihugu cyari kiyobowe n'ivangura rikomeye. Abirabura ntibemerwaga gutora, ntibemerwaga kuba mu mijyi imwe, ntibemererwaga amashuri y'imirimo imwe n'abazungu. Mandela aravuga ati, ntituri abacakara, ahubwo turi abantu. Kubera ibitekerezo bye, Mandela arafungwa. Ati umunyabyaha ahubwo ari umunyakuri. Yafunzwe nyine bavuga ko ari umunyabyaha, kandi mu by'ukuri urumva ko yari umunyakuri, usibye ko muri icyo gihe habagaho ibintu by'ivangura. Yamaze imyaka 27 muri gereza, irimo imyaka myinshi akora imirimo ivunanye, arwaye, atabona umuryango we. Ariko ikintu gitangaje ni iki: ntabwo gereza yamuhinduye umunyamujinya, ahubwo yamuhinduye umunyabwenge wihangana, witeguye kubabarira. Mu 1990 Nelson Mandela ararekurwa, isi yose irahagarara. Abantu bari biteze ko azahita ashaka kwihorera, ariko aravuga ati, iyo nza gusohoka muri gereza mfite ubwango, ndari guhita nsubira muri gereza. Yahisemo inzira yo kunga Abanyafurika y'Epfo bose, abazungu n'abirabura. Mu 1994 atorwa perezida wa mbere w'umwirabura muri Afurika y'Epfo.
Nelson Mandela yasize isomo rikomeye, ariryo ngiye kubabwira. Kubabarira biruta kwihorera, kandi nanone kwihangana biruta intwaro. Umuntu umwe ashobora guhindura igihugu, ayo ni amagambo yasize. Ndetse uwo mugabo Mandela Nelson yitabye Imana muri 2013. Ariko izina rye riracyari itara rimurikira isi yose. Inkuru y'uwo mugabo w'umunyabwenge yari iyo ngiyo, kanizere ko hari isomo ukuyemo. So rero kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi video documentary nk'izi tukugezaho, ukwiye gukanda subscribe kugira ngo ujye uzibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, yari Mugisha.